Yo WhatsApp guys, kanizere ko mumeze neza rero bantu banjye. Kuvuga ngo rero uyu mutipe mbazaniye yitwa buri kantu. Mbere na mbere hari ikintu kimwe ugomba kumenya gutandukanya buri kantu na buri nguni. Kuvuga ngo buri kantu uramuzi ndetse na buri nguni uramuzi. Aminsi yashize rero bantu banjye mwumvishe bavuga ngo hari video yagaragaye ya buri kantu ari ngo kuri Gatamu nimba ari umusi wa Gege nawe arabyivugira. Kadutangire gutya. Wowe warwanaye bahaye amafaranga ngo ugende ubwira abantu ngo ufite video yanjye ngo nimo ndari Gatamu muri Wuncenje. Ngo nimo ndari Gatamu umusi wa Gege. Cyakora be influencer murakennye. Umuntu w'umugabo wubatse ufite n'abana umuntu araza ko ngati ngiye kugurira akawunga k'ibihumbi 20 usebye buri kantu ngo buri kana akina. Cyakora amahirwe nagize ubu nyine mu mpaye akazi. Ubwo bugambo bwose mwavuze ibyo bintu muvuga muzi ko mugiye kunyanga muri kunsebya. Mfite uruganda njyamo nkabivugiraho rugahita rumprintingira amafaranga ngewe. Ubu nyine mu mpaye akazi nakuneze ntagerana. Reka ngene nyine durire kuri buri kantu na buri nguni nkorera amafaranga nta kundi nyine niko mwabipanze. Reka nkorera amafaranga. Mwese na ariko raza ako gari uko bwasaze bwari ariko wowe n'umuntu wagoye amafaranga mwabakene mwe mwese ko muri batatu. Uyu mutipe rero buri kantu muramuzi kuri YouTube, kuri TikTok, korana n'uwitwa buri nguni bafite channel ifite 200 na yitwa buri kantu na buri nguni. No kuvuga ngo rero uyu mutipe mu minsi yashize nyine twari twumvishe bavuga ngo video ye yaragaragaye ari Gatamu mu cyase cyo akunda kwita umusi wa Gege, ariko we arabihakana sinzi ntago abyemera neza. Avuga ko n'igihe video yafatiwe ngo ari mu 2016 atari njana mu ruganda rwa sinema. Uyu munsi rero tugiye kwirebera ikintu cyatumye uyu buri kantu atabwa muri yombi. Kuvuga ngo kwihuse cyane katubirebe. No kuvuga ngo buri kantu ngo nimba ari akobwa wamuhamagaye nimba ari we wamuhamagaye ntago tubizi. Anje avuga ati twoherereze tike tuze kukureba, nako byundi byari n'umukobwa umwe avuga ati nyohereza tike nze kukureba. Atari ko umukobwa ahageze buri kantu atungurwa no kubona umukobwa azanye n'abandi bakobwa benshi cyane. Ngo kandi ubwo yari yabahaye amatike arangije ngaranabagaburira. Hano ngo final nyine buri kantu aza kubwira uwo mukobwa ati ngwino winjire mu cyumba tuganire nyine ukuntu nzakuzamurira impano. Umukobwa rero ngo yaje kwanga kwinjira mu cyumba. Amaje kwanga kwinjira mu cyumba rero buri kantu arangije aravuga ati unsubiza amafaranga yanjye nabahaye itike ndetse munyishyure n'ibiryo byanjye mwagaburiwe. Abakobwa rero ngo baza kumubwira bati nta mafaranga dufite, ndetse ngo bagerageza no kumuha amafaranga make bari bafite, ariko buri kantu arayanga. Arangije arabafungiranye niwe akubitaho ingufuri arigendera asiga abakingiranye. Abakobwa rero bakomeje kumusaba imbabazi buri kantu aranga arigendera. Byabacanze babuze uko babigenza bigira inama yo guhamagara polisi. Nibwo rero polisi yaje kuko irabahasanga ibakuramo. Irangije ibyumva uko byagenze byose maze ihamagara no buri kantu atabwa muri yombi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nirwo rwabitangaje. Dr Murangira ni wavuze ati yego rwose buri kantu twamutaye muri yombi akurikiranweho iki cyaha. Ubundi abantu bavuga ati nta magambo ese n'ibyabayeho ntago byabayeho. Gusa we umuvugizi mukuru wa RIB mu gihugu hose Dr Murangira we yemeje ko buri kantu yatawe muri yombi. Noneho rero ukuntu biri kugenda ngo iki cyaha akurikiranweho kugiteganywa n'ingingo numvishe ngo nimba ari gusa icyo nibukamo nuko ngo ingingo igiteganya nikiramuka kimuhamye yakatirwa hagati y'imyaka 5 gusa nanone itarenze 7. Iyo niyo myaka bamukatira mu gihe iki cyaha cyaramuka kimuhamye. Rero iyi Nerize TV Media tusabwa no gukora subscribe kugira ngo n'ikindi cyose twamenya tube twakumenyesha, cyangwa se abandi makuru yose akomeza kugenda asohoka
tuweho ukomeze kugenda uyamenya. Gusa nyine ku bakunzi ba buri kantu na buri nguni, ku bakunzi ba buri kantu, ku bamwemera, ku bakurikirana ibiganiro bye byo kuri YouTube, ibintu bye byose, mwihangane. Ikindi kandi mumufatire ry'uburyo ntaze gushyirwa muri gereza, kuko imyaka 5 ni imyaka myinshi cyane, cyangwa se ishobora no kuba 3 cyangwa ikaba 7, kandi hakiyongeraho n'izahabu y'amafaranga. Ntago babereka gutyo gusa. Uyu mutipe rero nk'uko ajya byivugira ngo ni umupuri cyangwa se umusuwagege. Uyu musuwagege we nimba bavuga ati wenda ese yagiraga ngo yinjire mu cyumba, ikibazo wakibaza yagira ngo yinjire mu cyumba baganire ibintu biri aho bisanzwe, impano atashaka kumubwira bagenzi be bumva. Benshi bakavuga ati rero ni wa musuwagege we, ni wa mupuri wiwe. Turaza kumenya ikiva mu mategeko cyangwa se icyo urukiko ruri buze kwemeza mu gihe urubanza ruraba rutangiye. Gusa nyine ibintu abantu benshi mujye mubyirinda, cyane cyane nk'abasore. Wowe urifata ukabwira umukobwa ati ngiye kukohereza tike uze kunsura, ngo ukamushuka ati tugiye kuganira ku bintu ibi n'ibi, yamara kuhagera ukamuzonga akabona n'ibyo atari yiteze. Ibintu rero ndakeka atari byiza cyane na busa. Ubwo wenda no gutegereza tukareba andi makuru cyangwa se icyo ubutabera bwemeza. Je rero nkaba nderize wanyu, icyo nkushishikariza cyangwa se icyo nkusaba no gukora subscribe, like, share na comment kuri Elize TV Media, kugira ngo tuzabane no mu bindi biganiro byacu bikurikira, ndetse n'amakuru asohotse mukomeze kuyabonera ku gihe. Mugire ibihe byiza rero. Umuhungu wanyu Elize, ndabakunda cyane.